turabasuhuje bakunzi ba Korali Holy Nation. Turatangira tubibwira. Ngewe nitwa Muhawe n'Imana Gadi. Nanjye nitwa Ruzibiza Athanase. Nanjye nitwa Mfiteyesu Leya. Tubazaniye ubutumwa bwiza buri mu ndirimbo twise Imana iratuzi. Mama Leya, wadufasha ukatubwira uburyo Imana ikuzi n'uburyo Imana izi abakunzi bacu? Reka twifashishe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe mu gitabo cya Matayo, umurongo waho wa 29. Haranditse ngo, mbese ibishwi bibiri ntibigura ikuta rimwe, ariko nta na kimwe kigwa hasi ngo gipfe so atabizi, ndetse n'imisatsi yo ku mutwe wanyu irabazwe yose, nuko nimutinye kuko muruta ibishwi byinshi. Iri jambo ry'Imana ritubwiye ko Imana ituzi, ndetse ko turaba agaciro imbere y'amaso y'Imana, kubera ko iyo ubundi imisatsi ni myinshi kuyibara biragoye, ariko Imana yo ituzi kugeza kuri detaye zazindi abantu bo batazi, batanashobora kubona cyangwa se gusobanukirwa tutarinze kuzivuga. Ariko Imana yo iratuzi kugera naho imenya umubare wo ku musatsi wanjye utandukanye n'uwa Papa Alan, utandukanye n'uwawe, kubera ko ituzi, ikamenya n'amazina yacu, ikamenya naho turi nuko tubayeho. Urakoze cyane. Atubwiye neza, atubwiye ko Imana inzi neza hahandi nta kintu na kimwe ibasha kunyitiranya, nta muntu n'umwe ibasha kunyitiranya nawe, kuko inzi mu mazina yanjye, izi inkomoko yanjye, nicyo bishatse kuvuga. Umuntu wese, nta muntu ukwiye kumva yuko ari kure cyangwa se ari ahantu kure cyane Imana itazi. Nta n'umuntu ukwiye kumva ko ari ahantu mu bwisho ubwo ari bwo bwose Imana itazi. Aho uri hose, Bibiliya niyo igitubwira ngo urushishi rw'umukara munsi y'ibuye ry'umukara, aho ngaho naho Imana imenya urwo rushishi ruri munsi y'iryo buye ry'umukara. Ubwo bivuze ngo, nk'uko Mama Leya yaravuze, umusatsi wacu ntago ubasha kuwubara, wowe ubwawe ntiwabasha kuwubara ngo ubimenye, ariko Imana irabizi. Ubwo bivuga ngo nta kintu na kimwe kiri ahantu kuri wowe Imana itazi. Imana rero, wowe utwumva, ukwiye kumenya ko ibyo ukora byose Imana irakuzi neza, nk'uko indirimbo turi kubabwira twateguye ariko ivuga. Nk'abansaba Papa Alan nawe ngo adufashe atubwire uburyo ki Imana imuzi, uburyo ki Imana ituzi twese, ituzi neza nk'uko twabiririmbye. Murakoze cyane kuri iyi ndirimbo igiye kujya hanze ya Korali Holy Nation. Ifite ihumure ryinshi itanga ku Banyarwanda ndetse n'abandi bose bari hanze, cyane bitewe n'ibihe turimo. Hari igihe abantu bagera mu bihe bikomeye bakagira ngo Imana ntibazi cyangwa yarabibagiwe, ariko iteka ryose Imana ihora ituzi. Aho turi, aho dukorera, ibyo tubamo byose Imana ibibizi. Bishatse kuvuga ko tuyisohoye no mu gihe turi muri COVID. Bamwe ubuzima bwagiye buhinduka buba bubi kubera iki cyorezo, ku bibazo biri kuri iyi si, ariko Imana iracyatuzi, izi ubuzima turimo, izi naho turi, n'ibyo dukora byose irabizi. Nshatse gukomeza abantu bose batwumva cyangwa se bazareba iki kiganiro, kugira ngo bamenye ko Imana ibazi. Kumenywa n'Imana ni ikintu gikomeye, ni ibintu utabasha gusobanura, ariko mu buryo butoya nabisobanuramo. Imana buriya hari umugabo umwe wegeze kuza mu bantu benshi, agera ku rwego yurira igiti kugira ngo abonane n'Imana. Uwo mugabo ni Zakayo, muramuzi. Buriya Zakayo ntago Yesu yamuhamagaye nk'umuntu bari bavuganye cyangwa bari basanzwe baziranye. Ariko mu rwego, ndashaka kumvikanisha uburyo cy'Imana ituzi, mu rwego Yesu yamuhamagayemo ari mu giti, yamuhamagaye mu izina.
anamubwira ko agomba kurara iwe. tururuka. Ni ukuvuga ngo nubwo yaje ari mugufi, ari umugabo wari uzwi n'abantu, ariko Yesu ntaho bari barahuriye, ariko amuvuga mu izina, aramubwira ati ururuka Zakayo. Bivuze ngo Imana n'abariya bose bari bakikije Zakayo, naho umuntu wese yaba ari abazwi, kuko muri iyi ndirimbo harimo akantu kavuga ngo imenya mu fitire yacu menya iherezo tukiri mwitangira muri preza. Imana ishimwe. amen. Nuvuga ngo mwitangira twashatse kuvuga ni hehe? Umuntu ataravuka, iyo twege tubonye umuntu ku isi avutse, nibwo tubonye uruhinja, nibwo tumenya ko umuntu aje ku isi. Ariko yo ngo yamenye kera twege tutarabaho, yari ituzi. Noneho mu ijambo ry'Imana ntari buvugaho ryanditse, ariko naza kuhashaka, iravuga ngo kera tutarabaho twari mu bitekerezo, isi itararemwa n'ibiyiriho byose, ngo twe twari mu bitekerezo by'Imana. Bivuze ngo turazwi kuva kera. Rero kumenywa n'Imana ni ikintu gikomeye, kandi buriya ni ibintu byagatumye tubasha gushirika ubwoba. Niba Imana ituzi, ikabiza imigendere yacu, ikabiza inzira zacu, ni ikibundi cyakaduteye ubwoba mu bisanzwe. None se papala, Imana ishobora no kukumenya uri mu gahinda gakomeye ko kure, ubona hari igihe ugera ukabona nta mana ubona, ukabona nta byo kurya ufite, abana bari kukuririra, ti mama duha ibyo kurya. Ese ibyo bintu nabyo Imana ibibizi? Ubuzima bwa kimuntu niko duteye. Ubuzima bwacu uko abantu bateye, iyo bageze mu byago ntibabona Imana, iyo tugeze mu byishimo nibwo tubona. Uzarebe niyo dushima kenshi, dukunda gushima tuvuga ngo ibi ngibi nibyo Imana yadukoreye, ariko iyo twageze mu bibazo ntago amashimwe asohoka. Kandi Bibiliya ivuga ko tugomba gushima muri ibyo byose. Ni iki gituma tugomba gushima muri ibyo byose? No mu byago Imana irahari, no mu byago Imana iratuzi, no mu bibazo Imana iratuzi. Niyo mpamvu dukwiriye gushima mu bibazo no mu byishimo byose, aho hose Imana ibihari. Ni nayo mpamvu ubuzima bwa kimuntu butugora. Iyo twagezaho duhita twibagirwa Imana, tugatekereza twebwe imbaraga zacu twakoresha, noneho ugasanga ubuzima bwatugonze muri bya bibazo, bikaba ariho turuhira. Ariko burya ntitwagagombye kuharurira nubwo twagera hariya. Yatangiye abivuga neza, aravuga ngo urushishi ruri hariya hasi. Ariko ibi bintu dukwiriye kubivugaho mu buryo bwagutse, iri jambo tukazanarigarukaho wenda. Niba Imana imenya, buriya iyo ugiye kureba ukareba utwo dushishi yavuze, ni utuntu dutoya utatuma umuntu ngo ajye kudushakisha tubone, ariko tubaho kubw'Imana. Utujeri tukabaho kubw'Imana, inyamaswa zo mu ishyamba zikabaho kubw'Imana, ibiti byera bigera kubw'Imana, noneho ibyatsi byera burya byera kubw'Imana. Byose byiringiye Imana, niho ubuzima bwabyo biri. Nk'uko rya jambo ryatubwiye ngo nta gishwi gipfa Imana itabyemeye. Niba rero igishwi ni inyoni, niba kitapfa Imana itabyemeye, bivuze ngo natwe nta cyatugeraho Imana itabyemeye. Kubera ko turuta ngo ibishwi byinshi. Nubwo wenda utagereranya umuntu n'igishwi, ariko Imana yashatse kutwereka ko dufite agaciro, na cya gishwi twe dushobora kumva yuko kidafite agaciro, ariko Imana yo igihereza agaciro. Niba Imana ihereza agaciro cya gishwi, bivuze ko twebwe turabwa agaciro kenshi imbere y'amaso y'Imana, cyane ku rwego rukomeye. Hari ikintu wari uvuze, abantu dukunda gushima Imana ku byiza twabonye, ariko buriya si na kimwe kigaragaza ko ari uburyo tutazi Imana, kuko Imana ntabwo igaragarira muri ibyo byiza ngo umuntu ashimye Imana kuko nabyaye nibwo nshima Imana, nabonye amafaranga avuye ahantu hamwe cyangwa ahandi nibwo nshima Imana. Ariko hari undi mukene, uwo mukene we kubera iki atashimye Imana ngo abishime, abitugaragarize muri bwa bukene bwe? Ubwo ntibita bitugaragariza ishusho y'uko ntago turamenya Imana. Ubundi hari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ntagira akagero, ntajya arondoreka. Rero no mu byago byacu, mu byishimo byacu, no mu byago byacu biva mu rukundo rw'Imana Data. Rero ntago twari dukwiriye gushima igihe turi mu byiza gusa,
twari dukwiriye gushima no mu bibi kuko nabyo Imana irabizi. Hari agakote nabonye cyangwa agashushanyo nabonye bavuga ngo plan y'umuntu twe dushushanya imeze gutya, aho duhagaze nyine twe tugahita dushushanya itangiriro n'iherezo, tugahita twerekana uburyo bizagenda. Ariko Imana yo kuko ihagarara ireba mu iherezo ihagaze mu itangira, yo si umwana w'umuntu. Nubwo twebwe dushobora guca mu bizigu mu nzira zidasobanutse, ariko Imana yo iba yaraturebeye kure, aho tutazi, aho tutareba. Niyo mpamvu kwiringira Imana no mu bitagaragara, ukamenya ko Imana ikuzi, ukamenya ko ibyo ikwifuriza, ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni byiza si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Rero nubwo wabura mu kibaya, ngo Imana yo mu bibaya niyo Mana yo mu misozi. Niyo mpamvu twiriye kuyiringira ahantu hose turi, kubera ko ituzi. Papa Alan, urabyumva ute? Buriya natangiye nkivuga, ndavuga ubumuntu bw'umuntu bumutwara nk'umuntu nyine. Ariko niba twagera mu byiza tugashima, rimwe na rimwe hari n'igihe tuvuga ngo twageze mu bibi, ariko ku Mana atari bibi, kubera ko icyo turimo uyu munsi, iyo imenya icyo turi bugikuremo mu gihe kizaza. Ni ukuvuga aho uhagaze uyu munsi, ni nako iyi ndirimbo ivuga ngo imenya aho duhagaze, ikamenya ibyo twibwira mbere y'uko tubisohora ku muntu. Urumva, ni ukuvuga ngo uyu munsi aho umuntu ahagaze, reka tuvuge urugero, turi kuganiriza abantu badukurikiye. Uyu munsi hari umuntu uri mu bibazo, kandi tujya twumva n'amashimwe y'abantu, agashima ngo nanyuze ahangaha bituma mpinguka ahangaha. Ariko burya akiri muri bya bibazo ntabwo yatekerezaga ko yahinguka ahantu heza, kandi yanyuze muri bya bibazo. Imana rero niyo mpamvu rimwe na rimwe Imana twebwe tujya twifata nk'abantu tukabitwara ko turi mu bibazo, ariko ntitumenye ibyo bibazo icyo Imana ibishaka, kandi nibwo mu muntu bw'umuntu. Urabona aha twicaye turi muri iyi nzu, ariko ntitushobora kumenya ikiri hanze. Ariko Imana yo imenya n'ikiri hanze, imenya ikiri hanze. Ni nayo mpamvu tugeraho twige tukitotomba, tukavuga ibibazo, ibitugoye. Uyu munsi umuntu wese uri mu bibazo, hari ijambo nashaka kumubwira, nuko nubwo atazi icyo Imana imushakaho none ahangaha, ariko Imana ikimushakaho ni cyiza, kuko ibyo bibazo ntibizahoraho. Uzibuke bya bindi wabayemo ko bitahindutse ibindi byiza. Niyo mpamvu Imana nubwo turi mu bibi twagakwiriye gushima, kuko turavamo tujya mu byiza. Covid itaraza haje n'ibindi, haje ibyorezo byinshi birahita, kandi twari tuzi ko biri buduhitane, ariko twageze mu bindi byiza, tubaho ubuzima bwiza. N'ubu Covid izarangira, n'ibibazo wowe urimo byarangira, ukajya mu bindi bintu byiza. Imana ishimwe. Hari iyi ndirimbo turirimba, hari ahantu tugera tukavuga ngo iratuzi, iradusobanukiwe, ngo nimuhumure Imana iratuzi. Numva nanjye natanga ubutumwa ngo nimuhumure Imana irabazi, iza aho muba, nimuhumure Imana iratuzi. Aha ni Abisiraheli Imana yari iri kureba, ngo igireba ikamenya nuko tumeze, mu bitubabaje, mu bitugoye, mu bidutakisha. Imana igireba ikamenya uko tumeze, ikamenya uko umeze abantu batazi, ikamenya ibyifuzo ufite utabasha guhereza umuntu ngo agusengere. Imana rero iratuzi, nimuhumure Imana iratuzi. Hari akandi kantu yageze kubaza sinagasubizaho, ariko nagira ngo nkavugeho gatoya. Ese ntabwo abantu baba batazi Imana, ahubwo ari cyo kibatera kuba mu byiza gusa? Rimwe na rimwe ubundi ikigoye ni ukumenya Imana. Imana yo twamaze kubona ko ituzi kuva kera tutaranabaho. Noneho ikigoye abantu ni ukumenya Imana. Rimwe na rimwe iyo kandi hari ukumenya Imana nabwo ibice niba ariko nabyita. Uyu munsi wagize kwizera kuzuye, ariko ejo kwizera kwacikaguritse. Niho umuntu uzabona uyu munsi yabitsinze, ariko ejo bikamutsinda. Kandi niyo miremerwe y'abantu. Ariko dukwiriye gusaba Imana kuyimenya by'ukuri, kuko twamenya Imana by'ukuri, abantu bamenya Imana by'ukuri, ibi bintu byose twikoreye, iyi mitwaro yose twikorera itugora, twamenya ko ari Imana ikwiriye kuyitwikorerera. Noneho dufata imitwaro twakikoreje Imana, twebwe tukayikorera.
bigatuma tuvunika. Tubigenza dute? Niba uyu munsi ntafite akazi, ntumaze kudusomera ko n'igishwi kimwe kitakwikubita hasi ngo gipfe itabizi. Buri inyoni ntizihinga, niko Bibiliya ivuga. Ariko zibaho, zirabyara, zikarera, zigakuza, akandi zirera zijya gusarura amasaka abandi bahinze. Ntago zo zihinga. Yatanze urugero ku nyoni. Buri ubuzima twakagombye kububamo bitatugoye, ariko kubera kutamenya Imana n'agaciro tuyiha, dufata imitwaro yakatwikorere, rimwe na rimwe tukayikorera bikatuvuna. Rero ibyo rero ni ukutamenya Imana byuzuye. Buriya dukwiriye gusaba Imana kuyimenya byuzuye, kuko iyo wamenye Imana byuzuye uba mu buzima bworoshye. Iyi si ntago ikuvuna. Imvune rero tugirira kuri iyi si ni ukutamenya Imana byuzuye. Sinzi niba tubyumvikanyeho uko mbivuze. Kumenya Imana byuzuye bituma umuntu aba mu buzima bworoshye. Ntago kumenya Imana ntibitubuza gukora, ariko urakora, ugakora aho bigomba kugarukira. Ni naho hatuviramo gukora ibicumuro, gukora ibyaha. Niba umuntu afite umushahara ahembwa, hari yacururiza ariko akagera n'urwego akora muri kese ya bosi, nuvuga ngo ntago yizeye Imana, ntago yizeye kuri umushahara ushobora kumuzamura. Kandi Imana twebwe twabonye ko wowe urateganya ko umushahara wawe ushobora kukubakira inzu, urateganya ko ni nako ubitekereza. Urumva mu myumvire yacu y'umuntu, mu myumvire y'umuntu harimo ko umushahara ugomba kumwubakira inzu, ariko burya Imana ishobora kukubakira inzu itabicishije mu mushahara. No mu myumvire wowe ugahita ushyiramo ko ugomba kubaka inzu bivuye mu mushahara. Ni naho ugenda ugakorera ibibi kugira ngo ubashe kubona ya mafaranga, ubashe kuba wagira igikorwa ukora, ariko bya bikorwa byose uteganya bishobora kuba bitanyuze no mu mushahara. Kuko abantu benshi bateganyije mu mushahara ariko ntibaba ariho bakura inzu. Abantu benshi bateganyije mu bucuruzi bakoraga ariko ntibaba ariho bakura minerivare z'abana. Ibiriya rero ukuntu bigenda byikora, buri muntu wese buriya umushyize ahantu, uyu mwanya abantu turi kubwira akakubwira ngo ibi ngibi byagenze gutya gute, ibi byagenze gutya gute. Umupasiteri umwe yageze kuza kutwigisha iwacu ku rusengero, arangije aratondora, aravuga ngo uko yishyurira abana, uko yishyura inzu abamo, uko barya, avuga utuntu twose two mu rugo akonsoma, noneho abihuza n'umushahara ahembwa, byanga kuvamo. Noneho aratubwira ati ariko siniba ibi bintu bigenda gute, aya mafaranga ava hehe? Nuvuga ngo yahembwaga 300, yarabaze aragendagira muri 800. Noneho akatubaza ibi bintu bigenda gute. Uko rero niko Imana itunga abantu, ibeshaho abantu batabigizemo uruhare, kandi atari uko batakoze. Ntago tubwira abantu ngo ntibakore, ntago tubwira abantu ngo bareke gukora akazi, ariko Imana yakubeshaho. Murakoze. Bivuze ko ntago turiho ku bwacu, nta nubwo turiho ku bw'imbaraga zacu, turiho ku bw'Imana. Turabashimiye bakunzi ba Chorale Holy Nation kubwo kudukurikirana mu kiganiro gito twagize ku ndirimbo tugiye gusohora mu minsi iri imbere yitwa Imana Iratuzi. Nkaba abo twaganiriye ngira ngo mu gusoza wenda hari icyo babwira abakunzi bacu badukurikiye. Nahera kuri Paparani. Murakoze cyane. Icyo twabwira abakunzi bacu ba Holy Nation nuko twababwira ko Imana iratuzi nabirabazi, kandi icyo twabararikira ni ukukurikira iyi ndirimbo kugira ngo bazumve amagambo arimo kandi azabafashe. Murakoze cyane. Nanjye icyo nababwira ni ukubahumuriza ko Imana ituzi, idusobanukiwe, duhumure, Imana iratuzi. Iyi ndirimbo nimuyibona muyisangize bagenzi banyu kugira ngo nabo ubwo butumwa bwiza burimo bubashe kubafasha nabo. Murakoze. Iratuzi, iradusobanukiwe, nimuhumure, Imana iratuzi.